Nkunda kubwira abantu rero iyo tugiye kuganira cyane cyane mu nzu y'Imana, ikintu cyose uhakoreye kirandikwa. Haleluya. Cyamara kwandikwa kikabarwa, kikajya kibarwa. Haleluya. Kandi tukazabihembera. Rero nituvuga ngo tuzamurira Imana icyubahiro, uzamura n'amaboko yombi yaguhaye. Zamurira Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Imana yacu ishimwe. Hanyuma nitwa IRIHOSE Martin, nko babivuze, n'umugabo ndubatse, nashakanye na Imana Pascaline, mwamubonye yabibwiye, kandi Imana yaduhaye umugisha wo kugira abana 4. Murumva atari umugisha, n'umugisha w'Imana. Dusengera ku bucidikoni bwa Kacyiru, paruwasi ya Kacyiru, kandi tuhakora umurimo mwiza w'Imana. Icyambere turabaririmbyi, nanjye ndumuririmbyi, kandi ndabikunda cyane. Hanyuma tubifatanya n'umuryango, ndetse n'abana nabo bararirimba, abakuru. Murumva dufite amashimwe ko nabo babikunda. Hanyuma ikindi, nkabandi umuyobozi mpuzamakorari. Umva hari ibintu byinshi rero, ndibaza ko tuza kuganira umwanya urambuye n'amakorari, kandi turibwirana bihagije. Ikindi Imana yampaye, ndi umuyobozi w'iterambere cyangwa perezida w'iterambere. Murumva rero Imana irimo irankoresha, Imana ishimwe. Reka rero tudatinze tuganire mwanya mutoya bampaye ku ijambo ryiza ry'Imana, ariko reka dusubiremo gatoya igitero cya 4, iki cya 4 cy'indirimbo tumaze kuririmba. Kiravuga ngo ntitukiririmbe nta kibazo. Cyavuze ngo Imana nigirite nirinda iki ibibi, kandi byose ryari iteka. Cya kabiri ngo Imana nirinda ubugingo bwande izakurinda amajya n'amaza none no mu bihe bigize bite. Dusoma ijambo ry'Imana mwanya mutoya mu bice badusomeye. Ndashaka ko dusoma umurongo umwe gusa kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Mu gitabo cya Yobu gice cyaho cya 7, reka mpabasomere n'umurongo ubanza, hanyuma tuganire gatoya ku ijambo ry'Imana. Kamabasomere havuze ngo mbese umuntu akiri mu isi ntabafashe igihe hehe. Hanyuma iminsi ye si nk'iyukorera iki ibihembo. Yego niko namwe handitse. Mana data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye igitondo cyiza uduhaye. Tugiye kuganira n'ubwoko bwawe ku ijambo wandikishije. Iri jambo rituruta cyane ubukuru. Haleluya. Tugiye kurisangira umwanya mutoya. Duhamagaye Imana nguze kubana natwe. Duheje imyuka mibi yose y'abadayimoni tuyihambiriye ikuzimu, ahubwo duhamagaye ijuru ngo ribe ahantu. Baraga zose z'umwijima turazihambirije, kandi Imana dushaka kumva icyo tubwira mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Haleluya. Hanyuma bambwiye yuko tuzaganira, nasenze Imana ndayibaza, ndayibwira ngo Gasura n'ubwa mbere ngiye kuhajya, kandi tuzaganira ijambo ryiza ryawe. Nkunda kubaza Imana rero ngo abantu bawe urashaka ko bumva iki. Hanyuma rero ndiho nsenga Imana inyongorera iri jambo, irambwira ngo uzabambwirire ngo barwane intambara nziza yo gukiranuka. Yego, gukiranuka kandi kuzabona Imana. Haleluya. Mu mwanya muto tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo urwane intambara nziza yo gukiranuka kandi kuzabona iki Imana. Haleluya. Ndibwira yuko ibyo muri ubutahana hari. Urwane intambara nziza yo gukiranuka kuzagira gute? Kuzabona Imana.
hari abantu bajya bakiranuka mu gitondo cyangwa bari mu nzu y'Imana, hanyuma twarenga uriya muryango gukiranuka tukahagusiga. Ariko abo ngabo twaje kuganira ngo mukiranuke kugeza tubonye Imana. Mu yandi magambo, gukiranuka ibihe by'ubuzima bwacu bwose kugeza tugeze mu gihugu cya hehe cyo mu ijuru. Haleluya, haleluya. Hanyuma aya magambo dusomye yanditswe n'umugabo witwa, cyangwa se ni inkuru z'umugabo witwa Yobu muri iki gitabo cye. Uyu mugabo tugiye kuvugaho gatoya cyane, ni umugabo biri tubwira ngo yari umutunzi. Nusoma mu gice cya mbere, yari umutunzi. Yesu ashimwe cyane. Kandi Bibiliya nikubwira amagambo ikakubwira ngo umuntu arakomeye, ngo umuntu arakiranuka, ngo umuntu Imana iramwishimira, jya uvuga ngo ibyo ni ukuri kose. Ntabwo Bibiliya ikibeshye. Yari umutunzi. Bibiliya yitwa iki? Umutunzi. Haleluya. Ariko agiye kwandika amagambo avuga ngo iminsi y'umwana w'umuntu imeze nko gufata, cyangwa se ibayeho mu gufata igihe mu ntambara, ndetse abayeho nk'ukorera ibihembo. Agiye kubyandika ryari? Kubera iyihe mpamvu? Babwira iyihe mpamvu? Ego babwira ari iyihe mpamvu yabyanditse. Uyu mugabo ntarajya ku mpamvu yabyanditse. Reka twivugire intambara, ikintu cyitwa intambara. Iyo tuvuga intambara, ni igihe cyose hatari amahoro. Turavuga ngo hari urugamba ruhari tuzarwana, cyangwa abantu bazarwana, urwo ngurwo bakarwitegura. Siko bimeze? Nta muntu n'umwe ujya mu ntambara atiteguye, uwo nguwo yayigwamo. Iyo rero agiye kwitegura, arabanza agatozwa. Reka twivugire gatoya, reka turebe abantu baza abasirikare bazamura ikiganza. Abaza abasirikare bazamura ikiganza. Aha, ntabwo ari benshi. Umusirikare aba ari umuntu nkanjye nawe. Siko bimeze? Ariko kugira ngo bamwambike uriya mwambaro, baramufata bakamutwara bakajya kumutoza. Sibyo? Mu gitondo, nimugoroba, n'ibindi byinshi tutazi, bakamutoza. Igihe kikagera bakavuga ngo ambara umwambaro, noneho ubaye umusirikare mwiza. Uwo niwe wenyine wajya mu rugamba kandi akarutsinda. Ngewe nawe ntitwagiye tutarabaho. Siko bimeze? Hanyuma nagira ngo mbabwire nanabahumurize, babwire ngo twebwe abakristo, abantu bizeye Imana, ego dufite ahantu tujya dutorezwa, tukanyura mu ntambara n'ibibazo n'ingorane no kubura ibyo kurya naho turyama, ariko Imana ikaba iri kudutoza ngo uyu munsi tuzaba abagabo bayihamye. Haleluya, haleluya. Niwo mwambaro wacu tugira. Yesu ashimwe cyane. Uyu mugabo rero Yobu atozwa ibintu ngiye kubabwira. Ikintu cya mbere, kugira ngo umuntu yitwe ngo ni umukire cyangwa ni umukungu cyangwa afite ubutunzi, ntabwo abyuka mu gitondo ngo byizane, ahubwo yatojwe kandi yemera gukora. Ego yabyukaga mu gitondo kare kare akajya gukora. Ego gakabiri, uyu mugabo yakora umunsi wa mbere, uwa kabiri ntarambirwa, aho akavuga ngo nzahora nkora iteka kandi ryose. Ego gukora, kubyitoza no kubikora bituma agira ubutunzi kandi bwinshi, Imana iramushyigikira. Ngiye kubabwira ngo hari abakristo babaho bakumva ko Imana izakora ibintu byose idakoze, wowe udakoze. Ego ariko reka duhaguruke dukore, Imana ishyigikira imirimo y'amaboko yacu. Yesu ashimwe cyane. Abo umukire rero, ego amaze kuba umukire, atozwa n'uburyo bwiza. Umwana w'umuhungu ava mu busore agashaka, nabyo barabyitoza. Yesu ashimwe cyane. Arashaka, arabyara. Amaze kubyara agira abana, afite ubutunzi, afite amashyo n'ibindi. Yesu ashimwe cyane. Mu yandi magambo, yari umuntu wubashywe mu gihugu yari atuyemo. Niko Bibiliya igiriza ite itubwira. Ego hanyuma igihe kiza kugera rero, ndashaka kuza kugera ku magambo meza twasomye. Atuje, atunze, atunganiwe. Ego
igihe kiza kugera Imana ibona neza ko ari ngombwa ko yongera gusubira hehe mu ishuri. Mu yandi magambo agiye kwiga uburyo bwo kurwana intambara. Niyo mpamvu yanditse intambara, azi neza icyo bita iki intambara. Erega buriya reka mbabwire, abantu bavuga intambara bakayumva ku magambo, ariko uwatojwe akanayijyamo niwe uzi icyo intambara ivuze. Yesu ashimwe cyane. Niwe uzi icyo intambara igize ite ivu. Kuko yaragiye kurwana intambara ikomeye, rero atangira gutozwa ibi ngiye kuvuga. Igihe kimwe baza kumubwira amagambo y'inshamugongo, baramubwira ngo abana bawe, abahungu ndetse n'abakobwa, bari mu myidagaduro baguwe neza, ego, ariko ngo inyubako yaje ibagwaho ntiharokoka n'umwe, uretse ngewe gusa waje kukubwira izi nkuru. Wumvise ishuri Imana imushyizeho, amagambo batubwira hari igihe ajya dukura umutima tukava no muri ibi byizero. Ariko yumvise amagambo, areba mu ijoro aravuga ngo natojwe kumvira no kubaha Imana, kandi namenye neza ko Imana itanga abahungu n'abakobwa, ariko igihe ishakiye nayo ikongera ikabisubiza. Ariko ngo yabampaye ngo ni nayo intumye hizi nkuru, kubera ko ari amagambo ngiye kuyihanganira, ahubwo ndarame ndebe mu ijuru yabampaye, iyo niyo ifite igisubizo cya none n'ejo hazaza. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haravuga ngo iyo niyo ifite igisubizo cya ryari kandi n'ejo hazagira hate. Mu yandi magambo, nubwo ibibazo byaba byinshi, nubwo nta muti twabona, ariko ifite igisubizo cya none kandi n'ejo hazaza, reka tuyikomere amashyi Imana neza. Haleluya, haleluya. Amenya neza ko ageze mu ishuri ryo kubura abana, kandi rya kabiri afite inkuru zimubwira ibibi zitamubwira ibyiza. Hari igihe tujye twumva inkuru zitubwira ibibi gusa, ego, ariko Kristo wacu arahari, reka tumuhereze icyubahiro. Ishuri araryiga, araritsinda, aravuga ngo nezerewe nabyo kuko Imana yabampaye ifite impamvu. Ibyo birahise. Ujye ubwira abantu ngo njyewe iyo nizeye ibirusha imbaraga. Haleluya. Iyo nizeye ibirusha iki? Birahise. Aragenda, aza kumenya amakuru ko n'imikumbi n'amashyo n'ibyo yaratunze byose byagize bite, byarangiye. Ariko aravuga ngo mfite Imana yabimpaye. Haleluya. Aravuga ngo ibintu byarangiye, amashyo yarangiye, ageze mu ishuri ryo kubura ibyo yaratunze byose. Haleluya. Ariko aravuga ngo nubwo nabuze ibyo nari ntunze byose, Imana data wa twese namenye ibirema ikabishyira mu biganza byanjye, ibimpa ntari mbikwiriye, iyo ngiyo ndacyari kumwe nayo. Ubwo ndi kumwe nayo rero, ubwo tukigendana, ubwo impaye umwuka wo guhumeka, ubwo ngewe yabaye inzigamye, amatungo n'imitungo n'ibigende, ariko Kristo wanjye, Imana yanjye yabimpaye, ndayikomeje kandi nyikomeyeho. Ujye ubwira abantu ngo ngewe mbaye nkomeje Imana yabimpaye. Haleluya, haleluya, haleluya. Abanesheje inkuru zo kubura ubutunzi, kandi ryari ishuri rikomeye. Uzandebere wowe bavuze ngo bakurengeye metero imwe y'ubutaka bwawe, ufitiye icyangombwa, bagakuraho imwe yonyine. Ravuga ati ndamuhagurukira, nzamubwira, nzajya mbese bikurure metero imwe bayitwaye y'ubutaka. Ego. Intambara iraro. Ariko ujye uvuga ngo Kristo namenye ibitanga, ngewe ntabwo bamunyiba. Haleluya. Ntabwo bamunyiba. Uwo tuzabana, uwo tuzagumana. Imana ishimwe. Abagiye mu rugamba, abagiye mu ntambara, kandi agize ate, araneje. Yesu ashimwe cyane. Inshuti ze ziraza, ziramubwira ngo Yobu wari umugabo mwiza kandi twarakundanye. Mu yandi magambo, yagize umuhati ukomeye wo gushaka inshuti,
kandi abona inshuti nziza. Kambabwire mujye mushaka inshuti nziza, kuko inshuti mbi zirayobya. Ariko mbifurije inshuti nziza mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Ya nshuti itagigusiga, ya nshuti ikubwira ngo nubwo bikomeye ariko ihangane, Kristo arahari. Iyo niyo nshuti nziza, inshuti y'umusaraba. Inshuti zijya zirangira mu isi, ariko inshuti y'umusaraba muragumana, kuko imenya neza ko nubwo isi yabababaza mwembi cyangwa wenyine, ariko arakubwira ngo komera, turi mu rugendo, kandi ahangaha ni mu icumbi aho tuzajya nta mibabaro nta gahinda gahaba. Ngaya amagambo y'inshuti nziza gusa. Ego Imana yambaye inshuti nziza mu izina, mu izina. Uyu mugabo agira inshuti kandi nziza, yarwanya urugamba rwo kugira inshuti nziza. Ariko umva inshuti yagize rero, ziramubwira ngo nshuti nziza yacu Yobu, turagukunda urabizi. Ndetse bafatanyije nawe kwiyiriza ubusa, batarya batanywa. Ntabwo zari inshuti nziza. Ariko igihe kiragera ajya mu rugamba rw'inshuti nziza. Ziramubwira ngo ihakaniye Imana. Turabona hari atakiri Imana itabara, turabona ari Imana ireba umuntu ubutunzi bugashira, abana bagashira. Ntabwo Imana ikiri yo kwizerwa. Ego atangira gusubiza rero za nshuti, kandi koko bari bamubwiye ukuri. Hari igihe bajya batubwira amagambo tukumva ari ukuri, tukumva ari iki, ari ukuri, ariko Kristo ni ufite amagambo meza y'ukuri. Haleluya, haleluya. Reka tumukomera amashyi Kristo, Imana data wa twese. Yobu atekereza neza ko inshuti zimubwira ukuri, cyane ko zaje gufatanya nawe mu mibabaro. Ego ariko inshuti y'ukuri mbabwira ni Kristo. Izindi inshuti zose zirahinduka, ariko inshuti idahinduka tubana ni Kristo wenyine. Haleluya. Reka tumuhereze icyubahiro inshuti nziza idahinduka. Hanyuma nihuse ajya mu rugamba, aganira n'inshuti ze zahindutse. Arababwira ngo nshuti zanjye, ibyo muvuga koko bishobora kuba ari ukuri, ariko muri abantu imbaraga zanyu naho zarangiriraga. Nibwo yababwiye ari amagambo. Arababwira ngo mbese nshuti zanjye, ntabwo muzi ko kuba mu isi ari ugufata igihe hehe mu ntambara. Arababwira ngo nizi ni intambara ndwana. Narwanye intambara zo kugira umuryango, izo zari intambara. Ariko ndarwana intambara zo kubura umuryango, narwanye intambara zo kubashaka nk'inshuti, ariko ndwanye intambara zo kubwirwa amagambo n'inshuti nari nizeye. Izi nazo ni intambara. Mu yandi magambo, intambwe ya mbere cyangwa umunsi wa mbere ni umunsi w'intambara, uwa kabiri ni umunsi w'intambara, uwa gatatu ni umunsi w'intambara. Ego aravuga ngo iminsi tumara mu isi ni iminsi y'iki, y'intambara. Iminsi y'iki? Naje kubabwira ngo ujye urwana intambara nziza yo kugira gute yemwe, yo gukiranuka, kugeza igihe uzabonera Imana data wa twese. Yego abarakiranutse rero, hanyuma umubiri we nawe uramubabaza, utangira ugira gute yemwe, arwara. Yabivuze mwakiriya gice ngo birenga kurwara, ngo ahubwo utangira wuzura inyo, ngo umubiri we wisasira iki, inyo. Arwana intambara yo kubura umubiri rero. Umubiri uramubabaza kugeza aho yajyaga yishima n'inzara zivamo, abura icyo kwishimisha, abura icyo kugira gute, abura icyo kugira gute. Aravuga ngo umubiri urambabaza kandi cyane. Waruzi intambara yo kurwana n'umubiri? Rwara umutwe gatoya se, rwara mu nda, noneho hanyuma none njya kwa muganga binanirane, utangira uvuga ngo ariko Imana twizeye ibaho, ugende no mu bapfumu. Rwara akaguru gatoya, umara ukwezi kadakiza, ibintu birakomera. Bati mu nsengere, agasenga y'umusozi nawe munsi y'amazi na hehe, byakanga ukitabaza n'abapadiri n'abapasiteri, ibintu bigakomera. Ariko yarwanye intambara nziza yo kwizera. Haleluya. Umubiri uramubabaza, aravuga ngo nubwo umubiri umbabaza,
ngiye kurwana intambara y'umubiri. Yesu ashimwe cyane. Abana b'abakobwa n'abahungu hari imyaka bajya bageramo umubiri ukagira gute ukabategeka, kumva basambana, kumva bakiba. Namwe murabizi abanyuze muri izo nzira cyangwa bazirimo. Ariko umubiri nukubwira ngo sambana, ujye ubwira ngo Yobu yarwanye intambara nziza, umubiri we uri hinyo aranesha. None umubiri wanjye nta n'ikibazo ufite, ubwawe untegeka Imana iwumpaye, ubwire ngo tuza mubiri ngiye kugukiranukira, ngukiranukeho kugeza nzahembwa n'isumba byo. Kivuga ngo mubakiranutse nanjye najemo. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Yobu arakiranuka, arangije biratubwira ngo arazenguruka, aragenda ajya mu gikoni, ahasanga ivu, ngo akajya yivuruguta mu ivu, ngo ivu niryo ryamubereye iki? Umuti. Abona mu gikoni n'ahantu hatari heza. Murabizi aba mu gikoni ibintu bibaye, ntabwo mubizi? Ava mu nzu nziza y'umukire ajya mu gikoni, asanga iki? Akajyo, akajya kishimisha. Ego, nubwo inzara zashize, nubwo nta bifatika dufite, Imana tubikiye akajyo hirya hariya. Haleluya, haleluya, haleluya. Itubikiye akajyo tuzajya twishimisha ibibazo bya. Inzara nubwo yaza, ariko Imana itubikiye akajyo. Imubikira akajyo mu gikoni, kandi mu nzu nini yari harimo nta cyari gihari. Hari aho tujya twizera ibyacu ko byakomoka, ariko Imana yacu igihisha ibintu byacu aho abantu na Satani batamenya. Reka tuyihereze icyubahiro. Haleluya. Mu gikoni agiyemo asanga mu ivu. Ivu nta mujuru ujya wibivu. Mwari mubizi nabyo? Nta mujuru ubaho ujya usanga ayora ivu. Mu yandi magambo, ibitse ivu kugira ngo rize kumubera umuti umukiza ibisebe. Haleluya. Imana ibampera kavu kabakiza ibisebe abadayimoni babateje mu mitima. Bantu bafite ibisebe mu mitima, ariko hari iby'Imana igibika bikadukiza iki? Ibisebe. Haleluya. Abonye ivu, abonye akajyo, aravuga ngo wa mubiri wanjye we mbonye iki kumfasha, ngo kandi naho wapfa ukabora, ngewe amaso yanjye ayangaya amaze guhinduka, ngo azareba Imana data wa twese. Haleluya, haleluya. Nandi magambo ntacyo bikintwaye. Amina. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ntacyo bikintwaye kuko ivu rirahari n'akajyo ko kwishimira. Ariko n'igihe mubiri uzaba umaze gutakara, aya maso azahinduka arebe Kristo Imana yawe. Mu yandi magambo, anesheje umubiri uri mu murya, anesheje ababara, ariko hari igisubizo Kristo abitse. Haleluya, haleluya. Nubwo bimeze bityo, hari igisubizo Kristo atubikiye. Bibwire mugenzi wawe ngo nubwo bimeze bityo, hari igisubizo Kristo aduhishiye. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Haleluya. Arangije aravuga ngo kandi iminsi yo mu isi ngo imeze nk'umuntu ukorera ibihembo. Yego, ukorera iki? Umuntu ukorera ibihembo rero buriya baramwandikira, bamwita nyakabyizi. Ugize gutera imbere bakamuha amasezerano, ariko bakavanga amasezerano azatangira iki gihe, asoza igihe iki n'iki. Icya kabiri baravuga ngo uzahembwa 50 cyangwa 100 cyangwa abahembwa hano murabizi. Yego, ariko igihe kiragera ibihembo bigahagarara, umukoresha n'umukozi bagatandukana. Niyo barambana cyane pension, cyo bita pension, mbese amasaziro, harabatanya bakavuga ngo urashaje, ubaye musaza, ntabwo tukigukeneye kugukoresha. Nuko iminsi y'umwana w'umuntu imeze nk'iki? Nk'ukorera iki? Ibi. Andi magambo, igihe kiragira umunyabihemba agahagarara, agatandukana n'uwamuhembaga. Ariko itagitandukana natwe Kristo, reka tuyihereze icyubahiro. Haleluya, haleluya. Idatandukana natwe baturetse, idatandukana natwe abaduhemba batwanze, idatandukana natwe twaburaye, idatandukana natwe, yego, twavuye iyo ngiye tukaza mu mujyi wa Kigali, pasiteri yahoze abivuga, kanoni ikaturindira muri uyu mujyi wa Kigali de,
ikatugaburira muri uyu mujyi wa Kigali, hanyuma tukanahiga tukahabyarira abadayimoni batapfuye. Reka tuyihereze icyubahiro. Haleluya, haleluya. Yobu arakiranuka kugeza ku rwego yavuze ngo njyeweho nkomeje kwikomeza kuri Kristo, nkomeje kwikomeza ku Mana yanjye, Imana yacu ishimwe. Abamubwiraga amagambo baragenda. Hanyuma mva rero igisubizo cyaje kuvamo. Arangije uru rugamba rwe havamo igisubizo njya nkunda cyane. Yesu ashimwe cyane. Igihe cyarageze abamusekaga, abamukwenaga, abari bo bagaruka kumubwira ngo tukuzaniye amaturo. Yego, tuje kugutura ifeza n'izahabu kuko Imana yongeye kukugarukaho. Nagira ngo nkubwire ngo abagusekaga, abakwirukankagaho, abo nibo bazagaruka bavuga ngo kuko tubonye uko Uwiteka kugiriye neza. Bakugirira urukundo di. Waruzi ko Imana ibatera kudukunda tudakunditse? Warubizi nabyo? Bamuzanira amaturo, amafeza n'izahabu, arongera agira ubutunzi kurusha ubwa mbere. Kijya kimbabaza gikomeye, yasigaranye n'umugore we, hanyuma umugore we aramubwira ngo nawe se mugabo wanjye, urebye ibi bihano ufite, ikiza suko wayereka hanyuma nawe ugaca ukavaho. Mu yandi magambo, nabo tubana, nabo twashakanye, nabo twabyaye, hari igihe kigeraho bakaduca imbaraga muri uru rugendo. Ariko ujye ubabwira ngo ntabwo ari mwe namenye barusha imbaraga kandi arakomeye. Washoboye ibintu bingahe? Agira ngo mbabwire ngo mufashe igihe mu ntambara, ariko mujye mutsinda kugeza tubonye Kristo watubambiwe. Imana ishimwe. Kabadufashe. Twasomye mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cyaho cya 6, niho ngiye gusoreza. Igice cyaho cya 6 murongo wa 6 havuze ngo icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe kuva mu inyungu nyinshi. 11 haravuze ngo ariko weho muntu w'Imana ujye uhunga bingahe? Ujye uhunga bingahe? Icya kabiri, ahubwo ukurikize gukiranuka. Cyo ni icya mbere. Icya kabiri, kubaha Imana. Icya gatatu, kwizera. Icya kane, urukundo. Icya gatanu, kwihangana. Icya gatandatu, ubugwaneza. 12 ujye urwana intambara nziza yo kugira gute? Yo kwizera. Usingira ubugingo bumeze bute? Uhoraho. Amen. Ye gusoreza hanga. Paulo yandikira Timoteyo, yitaga umwana we akunda. Aramubwira ngo Timoteyo we Yesu ashimwe cyane. Aramubwira ngo Timoteyo uri umusore kandi ndagukunda, nakubyaje ubutumwa bwiza. Ariko akunda agiye amubwira amagambo menshi atandukanye, ariko amubwira ijambo nashatse kugarukaho kuri uyu murongo wa 6. Aramubwira ngo icyakora kubaha Imana iyo gufatanije no kugira gute? No kunyurwa. Ibyo ngibyo bizana inyungu zimeze zite? Nyinshi. Nabazaniye ijambo rivuga ngo urwane intambara yo kugira gute? Yo gukiranuka ibihe bingahe? Byose kugeza tubonye nde? Hanyuma aramubwira ngo ujye ugira kwizera. Kwizera Kristo
kwizera Kristo niko kudushoboza. Amubwira ngo ujye ugira kwizera Kristo, nibyo bidushoboza kugira gute? Nibyo bidushoboza kugira gute? Imana ishimwe. Aramubwira ngo urukundo rujye rusaga rube rwinshi. Yego, yarashatse kumubwira iki? Yarashatse kumubwira ngo ngwino. Yarashatse kumubwira ngo ujye ukunda mugenzi wawe. Yego, kandi umukunde nk'uko ugize ute? Wongere ukunde mugenzi wawe. Ngwino. Nk'uko ugize gute? Abangaba duhagararanye nubakunda nabo bagakunda, bazazana iminyago mu nzu y'Imana. Yego, kandi nujya gupfa muzarebe. Yankunda gutanga urugero ku bantu bagiye gupfa. Nta muntu ujya uvuga ngo munzanire imodoka nyirebe. Oya, ubwo aravuga ngo munzanire nyiranaka na runaka. Mu yandi magambo, munzanire abona kundaga, nsige mbabwiye ijambo ryari ryanyuma. Nuko urukundo ari rwo tuzazamukana mwicare. Aramubwira ngo ujye ukunda ruzaruzamukana, kandi tuzaruhemberwa nitugera mu gihugu cya hehe cyo mwijuru. Arangije aramubwira ngo ujye wihangana. Yego, icyanyuma ujye ugira ubugwaneza. Kwihangana bitera kugira gute? Bitera kugira gute? Tugiye gusenga Imana. Tugiye kwisengera Imana. Akanya bampaye ndakareba, iminota igiye kugera, tugiye gusenga Imana. Nababwiye ngo ujye urwana intambara yo kugira gute? Yo gukiranuka kugeza ryari? Yobu yarakiranutse, kandi mwumvise uko Imana yamushumbuje. Tukiri mu isi Imana igidushumbura. Iyo ukiranutse uri mu isi Imana igira gute? Ariko no mu gihugu cyo mu ijuru bikandikwa. Tugiye gusenga Imana. Hari abantu bari muri iri teraniro tugiye gusengera. Abantu barwanaga n'ubuzima bakabona byarabacanze, byarabayobeye. Bakongera bakarwana nabyo bikananirana. Barangiza bakajya kwirwanirira. Tugiye gusengana nabo. Imana ibatabare, ibacira inzira, kuko mu bubiko bwa irambuye ikiganza gutya gusa ngo ihaza ibyaremwe bingahe. Ibaramburira ikiganza ntibazongere kuvunika. Ahubwo jye bavuga ngo tubonye Kristo mu nzira tunyuramo. Abo bantu tugiye gusenga. Abantu ba kabiri tugiye gusengana Imana n'abantu bagize urukundo rurahora neza, bakangana bari mu nzu y'Imana. Abo n'abanzi b'Imana. Niko yambwiye. Tugiye gusengana Imana. Umuntu wumva rwose urukundo rwa mugenzi we rwari rwarakame, ahaguruke tumusengere. Kristo yongera atere mu rukundo, kandi urukundo rwo gukunda mugenzi wawe n'urukundo rwo gukunda umurimo w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Abandi bantu tugiye gusengana Imana n'abantu isi n'imibabaro yari imaze kubabaza, bamaze kwiheba rwose. Ariko na Yobu yarihebye. Imana isumba byose iravuga ngo ndi kumwe nawe, kubera ko yizeye kugeza ryari? Kugeza abonye Imana akiri mu isi n'uyu munsi. Kandi tugiye gusengana Imana. Abantu banyuma tugiye gusengana Imana n'abantu bari babona yuko bigeze ku munota wa nyuma, akagozi kagacika. Mwari muzi umunota wa nyuma, aho ubona birangiye rwose ntuzongere kubaho ukundi. Ariko Imana ibeshaho y'abantu myeho ngo dusengane Imana. Reka mbasaba abantu mvuze ibyiciro byose bihagurukire rimwe dusengane Imana. Kandi icyanyuma turi busengere, turasengera gukiranuka. Dukiranuke mu cyacumi, dukiranuke mu matungo, dukiranuke mu maturo, dukiranuke mu bana bacu, dukiranuka aho tugenda, aho dukora. Imana duteremo gukiranuka, kandi izabiduhembere kuko uyu munsi twabyemeye. Imana ishimwe. Reka mbasabe muhaguruke dusengane Imana, tugane ku musozo. Basabe duhaguruke, abari muri ibyo byiciro byose bahaguruke dusengane Imana, hanyuma tugane ku musozo. Kwizera Kristo, kwizera niko kudushoboza benshi by'isi. Abanzi baragwira barwanyuye, abo tuzabanesha twambaye
amen. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Imana iri mu ijuru, Imana iri mu ijuru. Nagira ngo yururuke muri iki gitondo, irebe iyi mitima. Yesu ashimwe cyane. Irebe iyi mitima. Hanyuma ndashaka ko tuza gusoza buri muntu mu mutima waririmba ngo nyuzwe n'ubushuti bw'ijuru ryansuye uyu munsi. Haleluya. Nyuzwe n'ubushuti bw'ijuru rwansuye ryari uyu munsi. Kadusenga Imana. Abo kubyuma batwihanganire dusenga Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru. Haleluya. Turagushimiye igitondo cy'uyu munsi. Tuguhimbarije ijambo ryawe ryiza. Ijambo wadutumyeho ahangaha. Mu izina rya Yesu turaryumvise. Watubwiye ngo dukiranuke none n'ejo hazaza. Kandi dukiranuke kugeza tukubonye. Hari byinshi biba mu nzira tunyuramo. Yobu yanyuze mu rugamba rutandukanye. Anyura mu rugamba rw'ubutunzi, anyura mu rugamba rwo kubura abana, anyura mu rugamba rwo kubura inshuti, anyura mu rugamba rw'umuryango, ariko amaze gusohoka muri byo anesheje rwose, umugira ikirato. Niyo mpamvu n'uyu munsi atubereye urugero rwiza. Niyo mpamvu Mana dusengeye iri teraniro ryose. Haleluya. Turisengeye nk'uko Pawulo yandikiye Timoteyo amubwira amagambo meza akomeye. Aramubwira ngo ujye ugira urukundo, aramubwira ngo ujye ugira kwizera, amubwira ibyo kwihangana, amubwira ibyo kwitandukanya, amubwira ibyo kureba kure no kubihungira kure ibidukurura muri iyi si. Mu izina rya Yesu niko dusengeye rero iri teraniro, niko turisengeye. Abantu bawe barahagurutse Mana, batsinzwe n'urubanza, basanze hari aho bagiye batsikira, ariko baguhagurutse imbere bavuga ngo Mana ubatabare, ubakize, ubahe kwizera kuzuye, ubahe urukundo rwuzuye mu izina rya Yesu. Kandi ubahe gukiranuka, bakiranuke none, bakiranuke ejo, bakiranuka aho batuye mu izina rya Yesu. Bakiranuke ku cyacumi, bakiranuke ku maturo, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Bakiranuke mu murimo wawe, bakiranuke bakiri mu isi, kandi ijuru ribishimire. Tugukomeye amashyi rero ko ibyo byose ubyumvise kandi ugiye kubikora neza nk'Imana, mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Reka rero dusengera abarwayi, hanyuma dusoze uyu murimo mwiza baduhaye. Sengera abarwayi indwara z'umubiri, bahaguruke tubasengera Imana. Indwara z'umubiri, bahaguruke tubasengera Imana. Mana wavuze kuri twebwe, uvuga ko nituzamura ikiganza ku barwayi uri mu ijuru tumaze kukwizera, uzajya wururuka ukabakiza. Dusengeye abantu bawe bafite indwara z'imibiri, barababara rwose. Hari abagerageje kujya kwa muganga birananirana, ariko uri umuganga mwiza wabasuye muri iki gitondo. Mu izina rya Yesu turabasengeye rero kandi tubizereye. Turavuze ngo bakize abarwaye imitwe, abarwaye imigongo, abarwaye mu nda, abarwaye ingingo. Mu izina rya Yesu turinginze isumba byose ngo bakize, ubakirize muri iri teraniro, kandi bazagaruke baje gushima, bazagaruke bavuga kuri Imana ikiza, bazagaruke bavuga kuri utabaganga. Mu izina rya Yesu dukoze umurimo mwiza wadutumye. Ibi biganza Mana data wa twese, abari kubigenza ubaramburireho ibiganza byawe, kuko tubikoze kandi tukwizeye. Turagushimiye rero ko ubakijije, kandi tuzumva inkuru nziza kuri uyu musozi ko hari ibyo wakoze. Tuzabyumvira mu mashimwe, tuzabyumvira ku misozi y'iwabo bavuga ngo twabonye Imana ikiza. Tugukomeye mu mashyi kuko Mana data wa twese ubikoze, kandi nk'Imana isumba byose, mu izina rya Yesu. Amen, amen. Nyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru, hirwe mbonye yewe nisunze umukiza ukomeye, niseguye amaboko, hey!
Yesu mwiza, Yesu mwiza mwiza mwiza, gitinya niseguye 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 niseguye. Haleluya. Mumfashe tumushimire n'amashyi menshi.